Ndi Pasiteri Yongwe. Yego nakomeje kuvuga Apotre na nibagiwe di. Ndi Pasiteri Yongwe. Cyangwa se Evangeliste Yongwe. Cyangwa se Mwarimu Yongwe. Cyangwa se Umukristo Yongwe. Yego. Cyangwa Papa Sandara. N'abandi bana benshi wanyitirira. Nkaba ndi umugabo mfite abana batanu. Bitabigaragara. Nkaba ndi umupasiteri muri Noble Family Church. Nkaba umushumba wanjye mukuru. Akaba ari umubyeyi Apostle Kabera Minyoni. Kandi wasanga uri kumwita umubyeyi umuruta. Hanyuma oya ntabwo umuruta budatuma nshira isoni. Ntabwo waruta mama wawe nta n'ubu uzaruta so. Ariko abantu batabisobanukiwe. Uri Imana ivugana nawe mbere yuko ivugana nanjye. Yego. Imana imuhiyerekwa ryo gushinga amatoro ya Noble Family Church. Ikamuha niyerekwa ryo rya Women Foundation Ministries. Hanyuma akamamagara akambwira ati muhungu wanjye hamwe n'abandi bapasiteri. Noneho ni mumanuka ibintu mubibwira intama mubishyire mu bikorwa. Ndushyira mu bikorwa rero inshingano mpawe n'umubyeyi. Mu bwami rero mu bwami ntabwo ushobora kuruta uwakubyaye. No mu gisirikare ntabwo nubwo waba uri generali so ari umusirikare mutoya agomba kuguterera ipeti isaruti kuko ntayiterera wowe ahubwo atera kimwe wahawe. Uriya rero ni umubyeyi wanjye. Gahunda zanjye nizo nkaba ndi umushumba ariko by'umwihariko urabizi ko nyowe n'itorero nini rya Noble Family Church Kampala twagiye gutangira umurimo w'Imana. Niho ndi nje n'ibindi mu byose n'umugore n'abana n'inshuti zanjye ziri muri Amerika n'inshuti zanjye ziri muri Canada iziri mu Rwanda abantu batandukanye n'abakristo nari nyoboye. Ababyumva kuko umukristo ntafatwa bugwate. Naho rero nubona nsa neza rero iyo usengana n'abantu basa neza nawe usa neza. Hanyuma yuba mu kiganza cyiza cy'umubyeyi nawe ugomba kuba mwiza. Nawe uba mwiza stress ziragabanuka. Nanjye urabona ko ndi nsa neza. Oya ntabwo usa neza wasa neza wirirwa muri social media wirukanka n'ibiganiro mwirirwamo. Nini Imana irakureba ikihanganika urasa neza nacyo. Nsa neza rwose. Urasa neza uzakomeza use neza. Cyane mu biganza by'umubyeyi nta kibazo. Kamemu imiryango irafunguye hariya ni mu bwami bw'Imana. Umuntu nakomanga bazamukingurira. Ega ni ngombwa ko abantu bikonegita. Ukure kwikonegita nyine ku mavuta yo mu kiganza cyiza kugira ngo ikiganza cyiza kiguhe umugisha kigukureho imivumo kigukureho imyanda nurangiza were nawe ugende wera ujye kweza abandi. Nabonye ugenda baravuga bati ugiye nk'impunzi ndafate se ko nayo kuzakigirwa umushumba ahari. Bavuga ko agiye nk'impunzi atazongera kugaruka. Barambwira ati n'ikimenyimenyi kugira ngo ureke agiye nk'impunzi. Ati uzamuhamagara umubwiye ufite miliyoni 3 umubwiye kugaruka uzifate. Ati ntago yaruhinguka mu Rwanda. Urumva nyine hari abantu kuva twitanye ubwo ngubwo umutima yasuye mu gitereko. Hari abantu nyine Satani yahaye umunwa wo kumvuga kugira ngo bajye ariko igihe kirageze bagorora umunwa wo kumvuga nabi ahubwo bavuga iby'Imana yakoze n'iby'Imana yankoreye. Abo rero ntabwo twabatindaho. Bamwe ribu yagiye baha warning abandi barabizi yo nicaye kuri kamera nkavuga bajya muri ribu kundega bikarangizwa na gutya. Bambwiye ati noneho tubigenze gutya nabasize mu kibuga rero nibakomeze bisiga imyanda. Nibakomeze bisiga imyanda bakotora imyanda bisiga. Je narakarabye munsi y'ikiganza cy'umubyeyi Apostle. Ntabwo tuvuga ibintu byose. Yego. Tuvuga ibintu byubahisha
itorero Nouveau Family Church bikubahisha umubyeyi umushumba natwe tukiyubaha. Buriya rero n'umuntu wajya kuri YouTube akantuka akavuga ibintu byose je sinamusubiza. Musubije avuga ati dore wa muntu wo kwa Poso bikagayisha Poso. Iyo myambaro rero twara yiyambuye ntabwo tugitererana amagambo n'abantu bisiga umwanda kuko ntitugicuruza umunwa. Umunwa wabarushaga kuvuga wumvise amaraso Yesu yarawejeje. Ubu rero ahubwo hari icyo twabarusha wumvise twababwira ngo Zaburi ya 50:16 ibyo barabikora Imana ikabyihorera bagasebanya bakabeshya bakirirwa mu busutwa Imana ikabihorera ngo ariko izabahana ibishyira imbere y'amaso yabo uko bikurikirana. Jewe rero ibyo bihano narabirenze kuko narihanye ndanababarirwa n'ibihano ndabikora birarangira. Batega iminsi nuko nawe wenda ushobora kuba uri muri abo. Ntabwo muri abo ngabo Maposo twiganire rero. Ariko gahunda yanjye uracyayibuka nyine gahunda y'ubukwe. Ndayibuka y'ubukwe ndayibuka. Uri kuyizirikana neza? Oya ndayizirikana nta kibazo. N'agafantasi gahinywa kamwe kugira ngo nitware neza nzitware neza mu bukwe. Nyuma tubi ntabwo twakuza kwitwara neza. Ariko rero nishimiye ko ngiye kuganira nawe mbere na mbere. Haraciye iminsi tutabonana. Dusuhuza inshuti zose za Baraka za Devaibu TV. Abantu aho bari ku isi hose tubabwire ko turahari kuri Devaibu TV no kuri Baraka TV. Bisaba cyane ni byiza kandi Imana ihabwa icyubahiro. No munsi nifuje ko tuganira. Eka tureke gutinda wambwiye ngo uri munsi biganza y'umubyeyi cyangwa se umushumba wakwimitse. Turaza kurambura byinshi ariko reka mperanga. Ejo bundi nabonye itangazo riva muri RGB. Ubundi nishinzwe cyane kureberera n'amatorero no kureba ko ibyo bakiye ibyangombwa bishyira mu bikorwa. Mbona bahagaritse ministeri cyase mu Kinyarwanda sinzi uko bayita y'umupasiteri nawe yitwa Julienne Kabanda. Hanyuma nk'umubyeyi wakwakiriye Apotre Mignone mbona ashyizwe mu majwi. Utese kandi kambigarukeho. Baravuga bati Mignone ni urimbuye Julienne Kabanda. Mbona bagaruye utuvideo twinshi cyane tugenda tugira tubagonganisha. Pastor wowe uko bibona mu guhagarikwa kwa Julienne Kabanda Pastor haba harimo akaboko ka Apotre Mignone? Ariko ubundi yo bavuga Aposo uwo bavuga baba bamuzi. Ikibazo mbere yo kugira ngo abantu bavuga umuntu babanze bamenye uwo bavuga bari. Aposo umubyeyi wacu ni umuntu uriho ubuntu, umwuka w'ubuntu, umwuka w'amahoro, umwuka w'urukundo, umwuka wo gukiza. Ntiwaba uriho umwuka w'ubuntu, ubeho umwuka w'amahoro, ubeho umwuka w'ubumwe, ubeho umwuka wo gushayura abababaye no kwegera abarushye, nurangiza ujye mu bintu nk'ibyo. Aposo ntabwo ibyo yabibonera umwanya. Yamurimbura se gute niwe uyobora RGB? Yamurimbura se gute gusenga kwa Julienne no gusenga kwa Aposo kwa Nouveau Family Church bihuri ni ibintu ni ministere ebyiri. Afite ministeri ye undi afite ministeri ye. Umubyeyi ari kurwana, turi kurwana no kugira ngo Nouveau Family Church igera igomba kugera. Nari kurwana no kugira ngo Bruce Rumu yiwe igera igomba kugera. None sibyo biraza guhurira hehe? Aposo ntabwo ayobora inzego za leta. Ibyo ni imyanzuro ya RGB. Ni imyanzuro y'ibyo babwira ati mugomba kuzuza ibi nibi. Ari kurwana no kubaka katadalari ikenewe ya mbere muri Afurika.
ari kurwana no gushaka ubushobozi, ari kurwana no kubaka Women Foundation. Araza kugira uruhare gute? Araza kugira uruhare gute rwo kwinjira mu byo kwa Julienne Kabanda? Ibyo biraza guhurira. Tutandukane ibintu by'abantu bashaka gucuruza. Social media gucuruza ni uguca ka video Julienne Kabanda yavuze, ugashaka aka video umubyeyi yavuze, umushumba wanjye yavuze, warangiza ukaza ukaduhuza ukandika ngo Julienne Kabanda urusengero rwe rufunzwe kubera Poso Kabera n'ibindi. Ariko si ibyo byahurira kiza. Ariko amakuru hari ngo uriya mubyeyi Pastor Julienne, abantu bamaze kubona, abantu bamaze kumuyoboka, harimo ngo abapotere bamwe n'abapasiteri batangiye kugira ubwoba. None se ubwo ndi kwibaza, Bibiliya avuga muri rero ngo buri muntu wese abo wejejwe mu itorero rye. Ntukajye ugereranya ibintu, uraza kugereranya Poso Alice Kabera Mignone, wumve ko ari umuntu wagirira ishyari Julienne. Uraza kumva ko ashobora kuba kuzamuka kwe ntabwo kwamuremerera, ntabwo kuzamuka kwa Julienne Kabanda kwaremerera umushumba wacu rwose. Nta nubwo yabiha umwanya. Reka nkubwize ukuri, hari intambara umubyeyi atarwana. Umushumba wa Noble Family Church ni umuntu wiyubatse. Kwiyubaka urabyumva? Ni umuntu wiyubatse mu buryo bwo kubana n'Imana. Mpuye n'abashumba benshi, mpuye n'abantu benshi batandukanye, reka rwe nguriya mubyeyi yari yubatse. Yari yubatse mu buryo bw'amasengesho, ariho ubwiza bugaragarira umuntu wese. Ariho ubwiza bugaragarira umuntu wese, ubwiza bwo mu bumana. Ariho umwuka w'amahoro, ni umunyamahoro. Nta muntu n'umwe uzumva kwisi uzigera ugirana ikibazo nawe. Ariho umwuka wo gutanga no gufasha no gusapotinga za ministeri z'abantu. Aratanga umuntu rero usapotinga abantu kugira ngo bazamuke, ntabwo ashobora kubona umwanya wo gusenya uwazamutse. Ahubwo niba hari ikintu cyanezeza Apostle, umushumba wa Noble Family na Women Foundation, nukuba yabona Julienne yazamutse, nukuba yabona amatorero atuje ku isi, kuko ni umubyeyi w'amatorero. Nyamara Gahini yishabe, nukuba yabona ibintu bitekanye. Nuza kuvuga ngo Gahini yishabe ukagiranya ibyo bintu, ndagusigira iyi kamera yawe wingarura mu bintu ibyo ntago bihuriye. Ishyari rihe turi kuganira, aramugirira ishyari amurusha intama, aramugirira ishyari kuko yabuze ibyarya. Ishyari ni iry'abatindi, ishyari ni iry'abatindi. Inka zanyoneye, ingurube zanyoneye, byagenze gutya nabwo. Ishyari amugirira ni irihe? Nukwiriye kumufasha muri experience yamufasha, mu muhamagaro yamufasha, cyangwa se bafashanya bakubaka ubwami bw'Imana. Ariko ntabwo wavango yamugirira ishyari. Ishyari rishingiye kukiza? Wasenge hariya muri Noble Family Church cyangwa Women Foundation, umva iyo wageze hari imbaraga zigufata z'ubwiza bw'Imana buhari, ntushobora kuhava. Abakristo baho nibo bamuruze rero, kubera umusingi mwiza w'ijambo ry'Imana uriya mubyeyi atanga. Ntabwo hari ibintu byabo bikorwa ari forcing gusunika. N'abantu baza bakiga, bakigishwa ministeri icyaricyo, bakigishwa gukorera Imana icyaricyo, bakarererwa ku birenge by'umubyeyi. Agafata igihe cyo kubasengesha no kubaganira, akabigisha urukundo, akabigisha kuba umubiri umwe, kuba ifunguro rimwe, kuba umubiri umwe. Ya nyigisho yanigishije akayishyira mu bikorwa. Ntabwo uri umuntu umaze amezi 6, umwaka, imyaka 5 asengera muri Noble Family cyangwa Women Foundation, ntabwo wasaga umukuru. Wamukuruza iki se? Wamukuruza amafaranga se?
twizera ko Imana itanga amafaranga. Wamukuruza ibyo kurya se, wamukuruza ikindi, yamenye Imana. Uriya ni umushumba uriho ubwiza, ntabwo yabona umwanya wo kujya guhangana n'abashumba akantu wavuze bari gukora ibintu bitandukanye. Ahubwo aba ngo Mana, iyo apfuganye ngo Mana, mu minsi mpamaze niza amagambo abiri. Icya mbere ni umuntu usengera igihugu. Niba ushaka kuzajya usengera igihugu, uzajya uza muri Noble Family cyangwa Women Foundation. Ni umuntu uvuga igihugu ukavuga ngo wow, akivuze neza. Ni umuntu usengera igihugu kumva ko afite ishyaka ry'igihugu, akarenga ishyaka ry'igihugu kumva arasengera Afurika, akarenga Afurika kumva arasengera isi. Uwo rero umuntu avuga ngo ni habeho amahoro, ni habeho iterambere ry'igihugu, ni habeho ibyishimo, ni habeho ubumwe, ni habeho kwiyubaka, ntabwo yabona umwanya yo kujya muri ibyo. Wakora ikiganiro nk'ibyo bivuga ngo niwe wamukubise hasi, ngo niwe wamugambaniye. Ntabwo umubyeyi wacu ayobora, ntabwo umushumba wacu ari we mubyeyi, ntabwo ayobora RGB, ntabwo yicanga muri ibyo, byo ntibimureba. Icyo ashinzwe ni ugusenga. Abavuga ibyo ni social media kugira ngo bamenyekane. Nabwiye ngo mu Cyongereza hamo bigger na the biggest. Uya rero ni mu rwego ni hejuru, ni the biggest woman, ni the biggest mu buryo bwo kubaha Imana no gusenga no kubana n'Imana. Ntabwo ro wamanuka hasi ngo ujye kurwana n'ibintu bitari ngombwa kurwana nabyo. Ariko ikintu waruvuze mu kanya ugarutse ngo cyo gutanga byo ngo aratanga, sibyo? Ariko reka ngaruke kuri ibi, ariko nanjye ampereze umubwe. Oya, wivangwa nawe guhereze kuma nimero yanjye gutanga. Umva umva umuhe nimero yanjye, aho ntwerera ntazajya mu gihe cy'ubukwa ahuze nkamubura. Icyana ngiye kuvuga ni iki ngiki, ikintu cyo gutanga bagarutseho mwese ngo mwaratamiye ku buryo muzajya muzibanganya ibimenyetso. Turi kuganira ariko nturakare mwatino kiganiro, ntuzane byandi byange uraguruka mu kiganiro. Baraguhaye ibyo uvuga ubanze uvuge yego, ariko uriya nuza kumuvuga sibyo ho uraza gutuma ikiganiro kitarangira. Vugaje uriya mwihorere aho yishaye Imana imuha amahoro n'imigisha, nakomeza yobori yerekwa rya Noble Family na Women Foundation. Nakomeza sigwe akizisi akiza amahanga. Ibyo bya social media mwirirwamo nta mwanya yabibonera, ntabwo acuruza social media sibyo. Ibyo ro nta mwanya yabibona. Ibyo gutanga rero harahabikura. Yasomye Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka. Yamenye ko Aburahamu yatanze Isaka. Aburahamu ajya gutanga Isaka suko Aburahamu yari afite abana benshi, ahubwo yamenye agaciro ko gutanga. Mu bijyanye n'imirimo abantu bakora ku isi bakorera mu bandi, uriya nitabita muri Afurika, nitabita ku isi mu rwego rw'isi, nitabita mu rwego rw'isi sibyo. Atanga umwanya icyambere agasengera abantu. Imana iradusaba ko dutanga umwanya tugasengera abantu. Icya kabiri atanga umwanya agasengera igihugu. Icya gatatu atanga umwanya kumva, wumvise umuntu atarobanuye ku butoni, akumva umukene, akumva umukire, akumva urwaye, akumva umurwayi, akumva ufite ibibazo, yumva umuntu wari we wese. Nta tarifi haba zimwe zabicikije ngo konana n'umushumba nibi. Iyo mbuto rero yicyo yamenye yuko icyo umuntu abibye ari cyo azasarura nituma atanga, so kugira byinshi kuko nuwagira byinshi ntiyahora atanga, ahubwo afite ikintu mu mutima. Imbuto y'Imana imurimo iravuga ngo sangira na mugenzi wawe. Hari icyo Imana yakoze, sangira na mugenzi. So kugira byinshi yigishije abantu urukundo. Imana ntibonekerwa mu kanwa mu magambo nkayibonekerwa mu mirimo. Avuga Imana y'imirimo, avuga Imana y'imirimo. Abana yafashije mu buryo bwo kwiga, abakina afasha mu buryo butandukanye, abagirira neza mu buryo bwose bushoboka. Ni umubyeyi. Iyo ufite uwo mutima wa kibyeyi rero, hari uwo mutima wa kibyeyi, ntabwo haza kuba umwuka wo gusenya, haba umwuka w'ubumwe, hakaba umwuka w'amahoro. Ejo ndi kubona umuntu yampaye n'akavideo yariyo
yari mu Budage naho hakubise huzuye akambwira ati uyu mubyeyi koko ntafite igiti. Ibyo ni bya bindi byubatswe. Aposo yagiye mu Budage, ariko mu Budage hajya hari hahuriye Schengen isi yose. bavuye Canada, mu Bubiligi, muri Australia, mu Budage, mu Norvege, Suwede, ibihugu byose byaje. Abantu bishiramwe bategura ahantu nkuko twavuga arena ya hano cyangwa se sale ya convention. Habereye ibitangaza bikomeye. Ega umva reka ngwire Baraka, nubona umuntu ari mu gihe cyiwe ni mumureka akoresha igihe cye. Ntabwo waba mu bihe byo gusenga ngo Imana ibushe kugukoresha. Ntabwo waba mu bihe byo kubaha Imana ngo Imana ibure kugukoresha. Ari mu gihe cyiwe. Ndahamanya n'Imana kwa Aposo, visionnaire wa Noble Family na Women Foundation, umubyeyi umushumba mukuru, ari mu gihe cye. Ari muri cya gihe cy'ubuntu avuga ijambo rikubahirizwa. Ari muri cya gihe cy'ubuntu asenga Imana ikavuga mwana wanjye. Ari muri cya gihe cy'ubuntu yatura ikintu kikaba. Ni igihe cye. Nigeze kubabwira ko ububyutse buza kubera impamvu eshatu, wenda mvuge ebyiri cyangwa se eshatu. Icyambere ububyutse buba ku muntu, ububyutse bumuriho rero. Za mbaraga zamanutse ku munsi wa Pentecote, dore ko turi no mu cyumweru tugiye kwinjira muri Pentecote, ziri kuri uyu mubyeyi. Ikiganza cyiwe gusa kukikurambikaho, nk'izo stress ufite z'ubukwe, umva uhita ibitangaza inzogi zita zifunga. Araza ryari senyi ikiganza cyiwe cyonyine, umvise? Uzi ko Aposo yicara hariya akabwiriza, kumvise? Mwana umva, je n'umubusimbasha kuwirukana, mba nkanuye gutya. Ubuntu ntuze gushyira bakabya nkuru naremeye nawe. Oya reka nkubwiye, araza ryari se n'ubwo icyo kiganza niba Teresa azashira araza ryari. Reka nkubwiye, urabizi Imana twarabaye, sibyo? Nubatse urwego rwo kubana n'Imana, nagiye mbibamo mba mu rwego rwo kubaka kubana n'Imana, isi kambura. Uriya rero isi yaramubuze na Satani aramubura, n'ibintu biramubura, n'ibiganiro nk'ibi biramubura. Yibereye mu Mana, yibereye mu Mana. Kuko ari mu Mana rero ntabwo uzapirata ibintu bye ngo bikunde. Ntabwo uzapirata inama, umva uburyo ayobora inama ngo bikunde. Ntabwo uzapirata uko ayobora ministeri Women Foundation bikunde. Ntabwo uzapirata igikundiro habe na style ye. Ni ibintu from heaven. Imana yamwihereye iramuya ngo ndaguhaye mwana wanjye, imusiga amavuta yo gukomera no kugera kure, cyane cyane yo kumva umuntu acishijwe bugufi. Rero kwa kuntu usanga abantu bakomeye ibintu barabiremereje, no, acishijwe bugufi n'umwana w'Imana. Muri uko kuba umwana w'Imana no gupfusha no gucishwa bugufi, ubuntu bw'Imana buraza. Niyo mpamvu b'Abanyaburayi bariya, niyo mpamvu Abanyamerika, Abanyakanada, bari Australia, abari mu Burayi bicara bakavuga ati ninde muntu twatumira muri Afurika uriho ubuntu bw'Imana, akaza agafungura ibyacu byafunzwe, agahambura ibyacu byahambiriye, agasenga ibibazo dufite bikarangira kandi tugasengera. Bavuga ngo na Aposo Alice Kabera Mignone umushumba. Nayo mazina sinkunda kuyavuga, uburi kunkoresha amakosa. Ese watinze kunjyana uzi ibibazo nifite. Wumvise? Hanyuma rero noneho babona bwa buntu bw'Imana bumuriho, ngo afite agati. Ndi kukubaza, reka nsoza ndaza ko nkagusubiza. Ngo afite agati, ngo hararasha. Reka nkubwize ukuri, niba agati haraho bagacisha. Izi aba pasitoro basebye insengero zafunzwe mu mujyi wa Kigali. Aba bantu bagerageje bakanga, nanjye nivugemo, twagomba kujya gucisha ko gati, wa mwobo bamanukiramo, umvise bagikuzimu, tukawumanukiramo, tukaza tukubaka za nsengero nziza, tukubaka ibyemezo bya RGB tukabirokoka, ibikorwa dukora bigakomeza, tukava muri ka kajagari bafunze.
n'ubuntu bw'Imana bireba ngo uburetwa buzamarwa no gusigwa none se ubugewe ntubona kuvaho nakiriwe nkavuga ngo je nari nsanzwe ndi umwana wo mu rugo ntamwa ngo noneho ndidekaraye ndaje mvuye muri bya bindi nabya nawe rero utavuga ngo wari umwana wo mu rugo abantu bakavuga ati wari warenka wa mwana wese w'ikirara none ntari umwana w'ikirara nari iki narageze bambagira ibimasa mageze bangati karibu umwana wabonye ko nakirirwa muri wumvise muri Serena Hotel ku munsi w'abakozi mpabwa agaciro nk'umukozi ukorera Imana mpabwa agaciro nk'umuntu wicaye munsi y'ikiganza cy'umubyeyi none se agaso niyo mpamvu wumva mvuga nitonze none reka urona nyambaye za kuteri se uzareko nzogera kubona nambaye kuteri uzaye kuzongera kubona nahengetse ingofero zaniyemeje wumbi zaniyemeje uburara cyangwa narasaze byararangiye iyo ugeze hari uvuga wumvise uvuga nk'umuwomen foundation uvuga nk'umunobo family church ibyo usohoye byose mu kanwa kwawe n'ibyo ukoze uvuga ngo umubyeyi yubahwe umubyeyi ntabone ko aho umugayo nkaza gusebesha itorero n'ibindi aho rero ni kwagusigwa aho se ntuzahesha itorero agaciro k'umusaraba kakibagiranira ntuzahesha agaciro itorero ukambura agaciro imbaraga z'umusaraba none se wagira ngo Imana igaragarira hehe Imana igaragarira mu mbuto twera twebwe turavuga Imana ariko twamara kuvuga Imana tukavuga n'abantu Imana ikoresha ahubwo bari kubanza Imana so nituranza twicare tuvuge none ubu nkeneye kuvuga amazina y'abana Bibiliya igaragaza abagabo b'ibigoyo ikagaragaza abagabo b'ibigwari ikagaragaza abagore b'ibigwari ikagaragaza n'ab'intwari kiro ndavuga ababyeyi b'intwari ndavuga abantu Imana yahamagaye ntabwo nkeneye kuvuga amazina y'ihene n'ingegera n'amabandi ndi kuvuga abantu bahagaze mu Mana neza kandi bangwa abo nanje ndi muri ayo mavuta abadayimoni barahunga imyuka mirahunga kandi ndumva mpagaze ahantu bango nanjye ndi umugabo wo guhamya yuko Imana yampamagaye nashaka kukubwira rero ko turi inshuti ubimbwiye inshuro nyinshi ukambwira ko nkunda ukambwira inshuro irenze imwe harabura iki ngo unjyana aho hantu wageze nanjye banambikeho ikiganza mbe umutangabuhamya nyire stress mvuge nti rwose umujyana se aho umva icyo harabura iki ngo umutangabuhamya hari icyo bakwigisha nuko gusenyamwe imyumvire n'imitekerereze bakaguteramo confidence z'uko ushoboye bakaguha aposo umubyeyi yeretswe Imana imuha amaboko iramubwira ngo aya maboko nguhaye nawe uzayaha abandi amaboko rero ya mbere aguha no kuguteramo confidence kukwibutsa yuko nubwo wahuye n'ibintu bitandukanye ariko wakiri ibyiringiro hamwe muri ngo naho igiti cyatemwa gishobora kongera mu migani wumvise nkuko Imana yamuhaye ijambo mu migani imwereka yuko ibyo bintu bizasohora ntabwo rero hariya abagabo benshi duherutse gukora igiterane cy'abagabo nibwo bwa mbere nabonye abagabo inshuti yanjye je nabaye mu igororero mbwiriza 10,000 na bingahe by'abagabo bambaye uniform isa ariko ejo bundi habaye agatendo nabonye abagabo bagera mu 2,000 hagati y'2,000 n'3,000 baje mu iteraniro ni umugabo uhamagara ni umubyeyi uhamagara abagabo 1,000 bingahe bikaza mu iteraniro bikumva ni umuntu uhamagara abajeni b'umujyi kandi utaza kugira ngo nuwagera urasanga uwize urasanga uvuye kwiga muri Amerika asanga umuhinzi urasanga umuyonzi bose bavuga ati mubyeyi Imana yaraguhamagaye n'ahantu ugera ugahindura imyumvire ukumva ubuhamya bavuga uburyo bahaje basa nabi basa neza abahaje ingo zarabananiye ubu nibo bafite ingo z'icyitegererezo abagabo bahageze batagiha agaciro imiryango n'umubyeyi uzi kubaka umuryango uragera akakubakamo umusore Imana ishaka umusore leta ishaka umusore u Rwanda rushaka umusore ujya mu cyerekezo karibu rero imiryango irafunguye njye ntabwo aribyo nkeneye nkeneye gutya oya
hariya nta muntu ujya gusenga hano ushaka ibyo byose umva njyewe ndi umusore Imana ireka Imana ubwayo yerutse kunyibwira ko inyishimira iki nitari yamereza nutwe dusteretse tutarashira nyine ngo nibone udufaranga oya buriya umusore utagiteza ingorane buriya mu mana umuntu abona icyo agiye gushaka ugiye gushaka ubugingo ushobora kububona Imana mbwiye ko ugiye gushaka icyubahiro bashaka kugukomera mu mashyi by'umweru bibiri kikarangira ukigendera twebwe hari icyo twagiye gushaka twagiye munsi y'ikiganza cy'uriya mubyeyi kugira ngo aturememwe abakozi Imana ishaka yishimiye ngwino usenge hanyuma utozwe ube intore nziza ube umukristo mwiza ibindi byose mu mana Imana izaba mubwire njyewe ngiye sinanamurusha kuko Imana imbwira ko ndi umusore yishimira igihugu sinjya nkirushya nta gereza nzi nabwiye sinamurusha Imana yambwiye ko mfite ubugingo icyo nkeneye ni amahoro Yesu abantu be nagira akagero ntabwo twikomereza sibyo paso abantu indwara turwaye ni imwe ariko wenda ubwo hari impamvu umuntu ukoze ibitangaza umuntu witabiriwe n'abantu ntabwo tugishakira ubumana muri we dusigaye dushakira ubusatani muri we yararaguje yaracishije ni byinshi cyane bagenda bahuza ubwashize nabonye umubyeyi wawe wenda nanjye azambera umubyeyi simbizi ajya mu Bugande ahura n'umuvugabutumwa nawe ukomeye cyane ni umuapotre witwa Robert Kayanja baravuga bati imbaraga hakuye noneho muraje mugira ute mugorwe kuki abantu bahuza utwo tuntu yagiye dusanzwe tumuzi bagenda bahuza kuki uwo mwuka uri mu bantu wuko umuntu ukoze batakirebera Imana muri we bareba satani ni abantu byagenze biti reka ibyo mbisobanure kuko jewe nsengera Kabuso mu bitara tunararike abatwumva bari na Tete bari na Mugongo bari nariya bari mu hantu hatandukanye muri biriya bice byose dusengeramo hafi hariya mu mujyi muri vire ahantu hatandukanye dusengera Kabuso mu bitara tugira amateraniro ku wa gatatu kuva saa 4 kugera saa 11 tugira overnight itangira saa 12 hanyuma tugasoza saa nimugoroba tugasoza saa 4 za nijoro ntituratangira gukesha mu gitondo hanyuma tugira n'amateraniro ku cyumweru saa 4 nushaka rero hari ibintu ugomba kwirinda kubahuka umukozi w'Imana Robert Kayanja ukamusebya ukamuvuga nabi mu Kinyarwanda ni ugushira isoni hanyuma kubahuka Apostle Kabera Alice Kabera ukamuvuga uyu mumama umubyeyi wanjye ni ugushira isoni hari ikintu umuntu akora yagikora ababyeyi bakuru bakamubwira ati wa mwana we uri igikenya uzikenya uri igikenya ibyo ni ukwikenya akanwa gahagurukira gutuka abakozi b'Imana karakenyuka abantu Imana ikoresha bagahagurutsa abantu indwara zigakira ibitangaza bikaba bamaze guhindura amamiliyoni menshi ku isi uricara hariya ku gasonga bugari wowe rubyogo uvuga amagambo adafite nuko ameze nugushira isoni nukubahuka ibyo bitera umwaka biragira nkanjye ubaye hariya mu biterane i Bugande uhasengeye ubundi mico y'abakristo b'i Bugande uhagarara gutyo ukabwiriza rwose wiviriye mu masengesho cyangwa utasenze ukabona abantu baraguye niko gufashwa kwabo niko gufashwa kw'abantu kw'abakristo bahariya Kampala ugiye Nairobi ukajya Kampala iyo uhagaze gutyo imbere y'abantu ugasenga wuzuye imbaraga z'Imana abantu baragwa rwose utaraguje utaterekereye utabanzwe utanikebagwa wabitanga mu bamese niyo myizerere yabyo ngo niko gufashwa kwabo nawe se basigaye bagwa ko uri nawe usigaye bagusha nsigaye bagusha
ndi kukubwira ko ariko gufashwa kwabo. Ega hariya mu Bugande hari abantu benshi. Nawe usanga bikamera kuriya. No, nshobora kuba usengera hasengera abasenegare, hasengera abahinde, hasengera abashinwa, hasengera abanyarwanda, hasengera abakongomani, hasengera n'abagande. Kuba nasenga rero umuntu akagwa, ntabwo cyaba ari ikimenyetso cy'uko mfite abadayimoni cyangwa ko ngize gute. Ni imyizerere yabo. Genda tanga urugero. Horebo twagiye gusenga hariya ku mupastor umwe wadusuye, wari wakoze igiterana ahantu muri shaci imwe yino mu Rwanda, atumira na korari y'iwacu. Atumiye korari y'iwacu tugiye gusenga, yatubwirije ijambo riba ngo uyu munsi nguziye wawe arapfa. Amaze kubwiriza agize gutyo, abantu bitura hasi baragwa. Ariko twebwe ntabwo twaguye. Ngaho ngwino wumvise uzaza umara mwaka usengera muri Noble Family Church cyangwa Women Foundation, uzareba arasenga kabiri cyuya akagira mwe tuba ngo Mana wafashije umubyeyi koko. Ariko ntabwo abantu bagwa. Kuki batagwa rero hano mu Rwanda? Nuko batabyizera. Hari icyo kampani yo bakubwira deliverance ni iki? Nukujya ushaka pastor agasenga, ntihagiye kuba igiterane cya Green Hills. Ibugande uzarebe bazagwa stade yuzura. No, agira gutya ikote yarirambura abantu bose bakagwa. Bakizera imbaraga ziri mu ikote bakagwa. Yagira gutya bakagwa. None se abantu ntabwo bizeraga igicucu cya Petero na Paulo, bakagishyira hari abantu bagakira indwara bakagwa. Kuba rero yaragiye hari agasenga abantu bakagwa, niyo mico yaho. Niyo mico yaho rwose nkubwiza ukuri. Ibyo nibyo bintu niba hari umuntu utaravangirwa utaravangirwa udashobora kuvangira impano ye n'umuhamagaro we, umvangire Mwuka Wera nahawe muri Pentecote mbatizo ku munsi wamanutse ku munsi wa 50. Nanjye ndimo, ariko nsi ikimenyetso ibyo ndabizi. Nk'ubu Muganda ntumiye nkajya kubwiriza, noneho uje wuzuye imbaraga utangira gusenga ukabona abantu bose baraguha. Ibi bagusha ntabwo tubizi. Ibyo bintu kiri muri Pentecote nibyo wizeraga? Irihe? Nizera byose maze kunsobanurira. Oya, reka nkubwize ukuri. Jewe nemera ko iyo umuntu abatijwe mu Mwuka Wera, yego, avuga ururimi rwo mu ijuru. Cyo ni cyambe. Indimi ntabwo bazigisha mu ishuri. Yego. Ahubwo indimi zimanuka zivuye mu ijuru. Kabiri, nemera ko iyo dayimoni ivuye mu muntu, yego, irabwejagura igasakuza ati twari magana ngahe. Umuntu agahuruka agakira. Nkizera ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza ikoresha abantu hashingiye ku mbaraga zamanutse ku munsi wa Pentecote. Ariko ibyo ngibyo nizera ko Imana ikiza tudacishishije ibyatsi, tudacishije imiravumba, tudashatse impereko n'ibindi. Icyo nahinduye hose ni iki? Ndacyari umupentekote. Na poso wacu umubyeyi nacyo nibyo yisera, niyo mikorere ye. Ahubwo ikibazo kibaho iyo Imana ikoresheje umuntu, bakabona umuntu ariyubatse, abantu benshi bamujeho, imodoka ziraje muri parikingi, indwara zirakize, ubuzima bwe burahindutse, bakagira igikundiro. Hirya hari umwuka w'ishyari turwana nawe. Abantu batangiye bati ni ibya Satani, yacishije, yagiye ikuzimu. Batabitewe n'ikindi, babitewe n'umwuka w'ishyari. Uwo mwuka w'ishyari rero niwo utuma abantu bahaguruka bagasebanya. Nose numvise muri social media uburyo abantu bicara ngo harakurikiyeho Noble Family Church bayifunge, ngo harakurikiyeho Women Foundation bayifunge. Kuki uwo mwuka niba ibintu byafunzwe kuko hari ibyo babasaba kuzuza? Wenda natwe hari ibyo badusabye kuzuza, twarabyujuje, niyo mpamvu dusenga. Kuki uhita wiyumvisha ko gufungwa habaye mu kuboko kwa naka cyangwa ko naka nawe bamufungire? Hano tugira umugabo umwe mu Rwanda, niwe uramutse umufungiye nk'urusengero rufite, nuko ntarwo agira. Yahita ko urutonde ati n'urwanaka mu rufunge, n'urwanaka mu rufunge, n'urwanaka mu rufunge. Baramutse bafunze, wumvise
TV yahita akora urutonde ati nizanaka muzifunge nizanaka muzifunge korode oya winteranya wenda niyongwe cyangwa nibaraka uwo mugabo n'umwe tugira gusa wenda niyongwe cyangwa nibaraka uramutse ufunze ibintu bye avuga ati n'urwanaka mu rufunge n'urwanaka mu rufunge n'urwanaka mu rufunge niwe uteye gutyo niwe wujuje ibyo ngibyo hari ikintu cyageze kibaho se akora gutyo urera ashobora kuba yongwe cyangwa ashobora kuba naka ariko ibyo ari byo byose si yongwe niwe ugira uwo mwuka ati naka nawe mu bifunge n'ibya naka nawe mu bifunge ati naka nawe mu bifunge uwo rero niwe uzi gusobanura neza bahuye n'ibyago no gukora komanteri nabonye agorora amakote nyine naho rero umubyeyi wijya kuvuga ngo afite agahinda ari gusengera amatorero ku isi ari gusengera ubwami bw'Imana ku isi ahanganye no gukora ibiterane kugira ngo arwanye ubutinganyi abantu bihane bakizwe ahanganye no ariko reka mvuga iki Baraka uzi ko hari intambara z'umuntu ukenye n'intambara z'umuntu wahawe umugisha n'Imana uriya yahawe umugisha n'Imana ntabwo ayoboye itorero nk'umuntu ureba mu giturisho umugabo afite ibyo akora abana be bafite ibyo akora afite ibintu bitandukanye ni umuntu uri kwigisha abantu business ntabwo wakwigisha abantu business udafite business ni umuntu wiyubatse bafite ibyo bakora ahubwo wamugisha Imana ibahaye bakaza bakaba mu bapfakazi bakabiba mu bakene bakabiba mu mfubyi kugira ngo bafatanye n'abanyarwanda kubaka igihugu uwo muntu yabona umwanya muri ibyo hari intambara z'umuntu urwana n'ubukode hari intambara z'umuntu urwana na essence hari intambara z'umuntu urwana n'amashuri y'abana hari intambara z'umuntu urwana no kumenyekana Apostle reka muvuge izina kugira ngo utakurikiye ikiganiro Apostle Alice Kabera Minyo umushumba wa Noble Family Church umushumba wa Women Foundation ntabwo akirwana n'izo ntambara zo kwiyubaka ahubwo ararwana n'intambara zo kubaka abantu ntabwo arwana no gukomeza izina ahubwo arakomeza izina rya Yesu Kristo umwami we umukiza we ntabwo arwana n'umwuka w'ishyari ngo bamubone urashaka kumubona heza uramubona ntabwo akirwana n'intambara yo kurya no kwambara ahubwo ari kwambika abakene iyo myuka rero y'abadayimoni we afite ububasha bwo kuyirukana ahanganye no kubaka ya katedrale izubahisha igihugu rwa rusengero rw'ikosora rugomba kubakwa ahanganye no gutegura imishinga Imana yamubwiye ko azakora ibikorwa hari abantu azigisha akabaremera akatunganya ibikorwa byabo bakazamura ba mukerarugendo ahanganye no kwigisha abakristo gukora kugira ngo imisoro izamuke igihugu cyiyubake ahanganye no gushishikariza aho mu Budage inyigisho atanga ni ukubwira abanyarwanda ni muze twubake igihugu cyacu ni ukuvuga ibyiza by'igihugu nta mwanya afite wo kwivuga urafata umuntu udafite umwanya wo kwivuga kubera kuvuga Imana no kuvuga n'igihugu nurangiza umuzane ngo urusengero rwafunzwe kubera we nurangiza kuvuga ngo nawe nibamufungire nabonye abantu b'abagome baba bafite ishyari ubwibyange bihuye n'ibibazo nibye nibihure no itorero ni rimwe ku isi buri wakubwira agahinda Apostle afite Mana fasha mwene data Julienne Kabanda mufungurire ziriya ntama ntizinyanyagire iriya ministeri ariko umusengera natwe turabasengera kugira ngo ibikenewe babyuzuze babafungurire iyo umuntu yageze ku rwego rwo kuba intumwa ku isi noneho n'ibimenyetso by'uko Imana yahamagaye umuntu isi yose ikabibona ntabwo bakirwana intambara z'amagambo nta mwanya ibyo yabibonera
ejo ndi kuganira n'umuntu arambwira ati ibyo ngibyo rwose ntabwo bisubirwaho umuhanuzi arambwira ati Apotre Mignone azayobora amatorero yose yo mu Rwanda ibyo ni hamata ariko reka mbe muburira bya bindi biri mu mico y'Abanyabugande ibyo rwose atazajya bikora yageze mu Bugande mu mico yabo ariko hano mu Rwanda rwose ntazatura umuntu hasi azayobora amatorero hano mu Rwanda se amatorero niwe RGB amatorero yobowe na RGB forama zifite abaziyobora nta nubwo ayobora forama rwose Aposo ni umuntu uyoborwa muri forama yubahiriza gahunda iby'itorero risabwa forama zisaba ubuhanuzi bwashotse buvuga yuko agiye kuba umuyobozi w'amadini yose mu Rwanda keka mutemera ubuhanuzi bw'uko azaba umuyobozi w'amadini yose mu Rwanda ntabwo ari icyo kimuraje ishinga araje ishinga no kubaka igihugu arajwe ishinga no kubaka Women Foundation Ministries ku isi hose araje ishinga no kubaka Noble Family Church ntabwo ro kurwana kwe no guhirimbana kwe no gusenga kwe ari ukugira ngo agaragare no bireba ngo kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro ni umuntu ucishijwe bugufi ntabwo ari umuntu kuba yahanuye akeneye ko bamukomera mu mashyi ni umuntu uhanura ubuhanuzi bugasohora ku kanya narabibonye ni umuntu usengera umuntu uhageze ukumva amashimwe y'abantu bakira kuba kangahe twumvise ubuhamya bw'umugabo wari urwaye imyaka 30 wumve adakebuka ni impapuro ziraho si iby'amagambo arakira nabonye abwira umuntu maze imyaka 7 agendana imbago mu rusengero rwose ati shyira imbago hasi ugenda ahita agenda ariko ntabwo yigeze ngo imbago mugende ntabwo uzasanga imbago zirunze ntabwo uzasanga amagare arunze ntabwo uzasanga ibitambaro birunze muri Noble Family cyangwa Women Foundation ntafite umwanya wo kubirunda igitangaza cyabaye akira igitangaza cyawe Yesu ashimwe kuko agukijije nuko ateye ndashimira umubyeyi yaransenye warakize Imana ishimwe Yesu ahabwe igende nakeneye ko bamukomera mu mashyi ahubwo azigukomera amashyi Imana nakeneye ko bamuririmba araririmbira Imana abantu bapfirahe mu gushaka icyubahiro no gukomera no kumenyekana uwa Aposo niwe ndi kukubwira niwe isi ikeneye rero niwe amahanga akeneye niwe u Rwanda rukeneye ibyo byose wabyibuzemo uravuga uti ntago nkwiye kuba Aposo reka mbe pasiteri ibyo byose wararebye ubona ntabyo ufite uravuga ati ntago nkwiye kuba Aposo nabyibuzemo ndumva ushaka kubikiritika nabyibuzemo wumvise negera umubyeyi kugira ngo ashyire ku murongo hanyuma nsikwa amavuta nabaga gukora mu ntoki z'umwana ibyo byose nabyibuzemo wumvise nasanze ndwanira icyubahiro cyanjye ndahindura njya kurwanira icyubahiro cy'Imana nasanze ndwanira kumenyekana muri kwa kurwanira kumenyekana wumvise birangira ngeze imageragere nkora amakosa wumvise nasanze kwirukanka ku butunzi ubwirukankaho bukazaguca mu maboko ndabango rero reka negera Imana ya Aposo negera Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana yaremye ijuru n'isi negera umubyeyi mubwire nti mubyeyi nyigisha ndi ku ishuri ndi kwiga wemeye ko ubutunzi bwakunyuze mu maboko ndi kwiga ubutunzi bwanyuze mu maboko ntabwo ari ubutunzi bw'imodoka si ubw'amafaranga kuko kuri konti yanjye niba uri kuvuga ko ubutunzi bwanyuze mu maboko ubwo za ntebe nakwemereye za ntebe uzazigura Aposo oya uzabinsaba za ntebe uzazigura ubutunzi bwashakaga kunyura mu maboko ni ubutunzi butagaragara hamwe Pawulo bago ndakubitana ibipfusi ariko simpusha ndashaka gufata icyo Kristo yamfatiye hariya rero mpuye n'umubyeyi ndi gukubitana ibipfusi simushe ndashaka gusingira ubutunzi butagira akagero ambwira ati mwana wanjye Pasiteri Yongwe senga mvamba irinde ubaha Imana wirwanira iby'isi Imana izabiguha ca bugufi iyo udafite ugucyaha ukora amakosa menshi iyo udafite uha raporo ntumenya gutanga raporo udafite ugisha inama ni umubyeyi wanjye ni umushumba wanjye ni umujyanama wanjye yihariye ni intumwa ivugana n'Imana
nabonye abantu bavuga ibiganiro ngo narasiguwe ngo hajya ngo kugira ngo gusigurwa ngo narasiguruwe ahubwo narasizwe narasizwe ariko Imana kuwukubita siripurize wiviriye i Buganda uje kwirebera abana no nagombaga bigomba kubera iyo Imana ikuzamuye ikuzamurira aho bose babona munsi ya kiriya kiganza ntabwo namanutse ahubwo narazamutse ibiganza by'umubyeyi ntabwo byamanuye ahubwo byaranzamuye nishyira kuri disipurine biremera ngo mva mu rwobo rwo kurwanira icyubahiro va mu rwobo rwo kwirirwa urwana n'amatorero yubaka bipfa va mu rwobo rwo gufata abakristo ba Horebu ngo bahindure ingwate bazane ngwino hano ni mu rugo yafunguye imiryango y'ijuru yafunguye imiryango y'ijuru afungura imiryango y'umugisha afungura imiryango y'amasezerano bya confidence nagendanaga bimfunga binkubita hasi mbikubita hasi nakira kuvuga Imana bundi busha no kugendera mu gaciro ko kuyubahisha nakira no kuyoborwa nduyoborwa rero bakwishyura ngahe ngo bakwishyura ngahe Yesu yarishyuye mu rupfu rwa Yesu Kristo niho dukuramwo ikiguzi nyamukuru cyo kwicisha bugufi yanyigishije iyo ushaka gukomera yanyigishije ko iyo ushaka gukomera uroroha kandi iyo wakomeye nubwira abantu ngo narakomeye urareka abantu bakabibona abavuga rero ngo narakenywe byararangiye nibiriri mu biganza by'umubyeyi ntibakena ahubwo barakira mu biganza bya Yesu iyo urimo neza urakira iyo ufite umushumba mwiza sibyo uba ufite urufunguzo ruzakuyobora ukajya mu ijuru kuko wirinda gukora amakosa imbere y'umubyeyi muri ibyo biganza rero ntibapfa narakenywe se ubona nsa nk'umukene nibiriri ndarwaniriye Pawulo yavuze ngo ubwo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro jye nabaye nk'isukwa ku gicaniro rero ntabwo ndarwanira imodoka se aho imodoka igera na moto irahagera n'igare rirahagera ngurumva ngo n'abantu bavuga hariho nabonye yigaragambya kuri YouTube ngo yongo agiye kongera afungwe ngo yorongo narakenywe abana nabyaye bari kubona akazi keza umva ngeze ku rugero abana bakora bakangaburira bakamfasha ibintu byose ngeze ku rugero abana bamenye ibyo nisiga kuko narabyaye kandi nibigeze babona induru hagati yanjye na mama wabo ngeze ku rugero umubyeyi wumvise agomba ndi mu biganza by'umubyeyi ndi mu itorero ryiza mushumba wanjye aho uri Imana iguha umugisha ahubwo reka mbwira abapasitoro bafasha leta iravuga ngo nimufata abakiri nimurekura nimubumwe abantu nibige ku bumwe gufunga amatorero mu Rwanda menshi n'uburyo bwo kugira ngo akajagari kaveho abantu babumwe je namenye rero ko tugomba kubumwe abantu nibarekura abakristo bahinduye bafashe bugwate babwira ati amatorero azongera afungurwe kandi noneho babwira abantu ngo nibaze basinga ntabwo ari je mushumba wenyine hari abashumba benshi bavuye mu matorero atandukanye babatereka tujye mu biganza byose munsi y'umubyeyi Imana izaduha umugisha nikiro tubwira abantu ibyo kuvuga gukena rero abanyarwanda twese tugira bimwe kandi tukagubwa neza tukizera Imana imwe Imana igakora ibitangaza kandi ndi umugabo ufite confidence zikijijwe ari zo kuba nakwikura mu bibazo kwikura mu bibazo ni ugukoresha amaboko yanjye kwikura mu bibazo ni ukudakora amakosa kugira ngo ahubwo ntayongera kwikura mu bibazo ni ukubyuka nkataka nkasenga Imana kandi nkigisha gukora nibyo nkoze nkabikora neza kugira ngo Imana ibihe umugisha abo rero bavuga ibyo simbazi twebwe munsi y'ikiganza cy'umubyeyi twigisha kubaha Imana no gukura amaboko mu mifuka tugakora abandi bavuga ngo iki rero abandi bo baravuga ngo iki bavuga byinshi wakabyara bavuga ko bamwishyuwe kugira nyine mugende muvuga umubyeyi neza babatamitse babaha akantu birabanga ibimenyetso bifatika imbuto zabo zirabaranga ukundi kuvuga
mu myaka 10 20 50 70 kuko azarama imyaka myinshi sinzi yazarama ariko ubuntu bumuriho azarama imyaka myinshi mu myaka 50 70 10 ntabwo uzabona yisize imyanda n'umushumba utakwisiga umwanda iyoborwa n'umunyamwanda ugira umwanda iyoborwa n'ugira amagambo menshi ugira menshi iyo byawe n'umuntu uyu rero uko impamvu nifashe gutya narindi ndagusengeye mu mutima Imana iguhishurire umushumba wa Noble Family Church na Women Foundation. Imana izaguha amahirwe umunsi umwe uje mu materaniro abwirize wumve. Imana izaguha amahirwe umunsi umwe mwicarane wumve, uzumva ubuntu bw'Imana. Utwo tugambo twose, ayo magambo yose uvuga, ibyo bintu byose uzavuga ati nahuye n'umuntu w'Imana. Yesu yigeze kwitegereza umugabo udafite uburiganya witwa Natanayeli, abwira ati mwabonye umwisiraheli utagira uburiganya. Uriya mushumba rero uriya mushumba rero ni umushumba udafite uburiganya, uriho ubuntu bw'Imana, ni umushumba mwicarana wumvise ukumva hari utudayimoni turi kukuvamo, ukumva hari utudayimoni turi kukuvamo. None se nubona ubujya urabona nta twamvuyemo, inshuti za Devibe, inshuti za Baraka TV, ubu hari ibintu byamvuyemo nzarinda mfa. Umvise bitangarutseho nubwo wajya hari ukanyita ibyo wishakiye uzacuruze social media, ariko jewe ndakijijwe ndakataje. Waba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Hariya ni ahantu ugera ingeso zigacika ukaba umwana w'Imana ukanyurwa ugakorera Imana wumva hari izindi mbaraga z'amasezerano no gukorera Imana ziguherekeje. Karibu rero waremeye uca bugufi, karibu kuri hari kuwa kabiri, uno munsi ni kuwa kabiri saa 11 imiryango urayifunguye Kimihuru kuri Women Foundation Ministries, kuwa gatanu kuri Women Foundation Ministries. Hanyuma kuri Noble Family Ikagugu ni ku cyumweru. Kuwa gatatu ejo tugira igicaniro Enihakore, ni cyumba cy'amasengesho Enihakore, ndetse niho dusengera kuwa gatatu kuva saa 3 kugeza isaa 9. Abantu nibaze twubake ubwami bw'Imana, imiryango irafunguye. Bakabara kuguza naguzwe kera amaraso ya Yesu Kristo. Naguzwe amaraso ya Yesu Kristo, mpamagarwa mu buryo bukomeye kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Nta kiguzi wampa kugira ngo mvuge ubusa, nta n'ikiguzi wampa kugira ngo mvuge ibitari byo, ahubwo ndavuga Imana. Imana ikiza indwara, Imana ikora ibita, kandi Imana ikorera mu mushumba wanjye umubyeyi. Haleluya, amen, asante. Ndumva nahanura muri aka kanya, ariko ruswa nimbi. Ufite imizini service zitagenda neza. Nje ku muntu w'umugabo wanyuze ukavuga ngo nimura n'umubyeyi ngo utugamo mfite tuzagaba. Hari ikiganza muhura kikirukana ibiganza byose warambitsweho. Yego. Ngero nahuye n'ikiganza cy'umubyeyi, wumvise numva umwuka mbwira ngo cururuka yongwe. Ubundi rero uramponda sinuka apotre nk'umuntu wari apotre Kayimana Joseph, ukaba waremeye kwamburwa kuba apotre, ukaba usigaye yitwa pasteur, wareberaga amatorero ya Holy Church witwa apotre, ubu usigaye yitwa pasteur. Ubona atari igisuzuguro n'igisebo? Ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Uba apotre uba umukristo,
ube pasiteri ube umukristo, ube umuhanuzi ube umukristo. Ikibazo si icyo nitwaga, ahubwo ikibazo ni icyo narindi. Icyo narindi rero cyari gitandukanye n'icyo nitwaga. Ubu rero icyo ndi kimeze, icyo nitwa kimeze nk'icyo ndi. Kuba nde kwitwa pasiteri, kwitwa pasitori binyuze umutima wanjye, kuko ibyo bintu ndabyumva kuko nkumva ndi pasiteri, kandi nkumva ndi gukorera muri uwo mwuka, nubahisha Imana n'Imana nyubahisha. Ibyo rero bifite valere kuruta kuba wakwitwa potere, ari potere w'iki gihe cyangwa muri ibi bihe ariko utari muri iyo nshingano. Albert, imbere y'umubyeyi ndi umwana, ndi umwana muri iriya rugo rwa Noble Family na Women Foundation, ndi umwana, ndi umwana mu rugo, ndi umwana mu rugo ukoreshwa ahakeneye akazi nagenewe nkwiriye. Ndi muri Noble Family na Women Foundation, dufite abashumba benshi abavuye Canada, bavuye muri Amerika, abantu batandukanye, abiza, abahanga, abantu b'ingeri zose, abanyamwuka. Turasenga mu buryo bukomeye, ariko twese nubwo dusenga tukagira za mpano z'ubuhanuzi no kwerekwa, hari uw'Imana yerekwa mbere. Ni visionnaire wa Noble Family Church na Women Foundation, Apostle Alice Kabera. ariko se Apostle uwo rero kwemera kuba umubyeyi we akakurera, nawe ushobora kurera abandi benshi ku isi ukazasohoza ubwami bw'Imana. Ikintu rero abantu barwanira nabo usanga bakomanta bakagipfiraho ni izina. Je ntabwo nsenga izina Horeb, nta nubwo nsenga izina Noble Family Church, ahubwo nsenga Imana. Ikindimo ibyo bintu ndi kurwana nabyo byunguye icy'Abanyarwanda, je bimariye iki? Ubaza ntaribagirwa abantu benshi bakunze guhuriza ko Pasiteri Yongwe adashobotse, aho Minyoni azagushobora ntazasanga yaribeshye. Abantu bavuga ko Pasiteri Yongwe adashobotse, sibyo? Imana rero ishimwe, hari umuntu ushobora ba Yongwe badashoboka, hari umuntu ushobora ba Yongwe badashoboka, hari umuntu ushobora ba pasiteri badashoboka, hari umuntu ushobora ba revera badashoboka, badafite naho bareveranda, hari umuntu washobora abahanuzi badashoboka, hari n'umuntu ushobora abagore ingo zananiye, hari umuntu ushobora abagabo b'ibicamuke batita ku miryango yabo, hari umuntu washoye indaya n'ibirara n'amabandi, ababwiriza ubutumwa bwiza barakizwa bungana yose bakuramo abagabo. Uwo ni Apostle Alice Kabera Minyoni. Kuba rero ahubwo bakora ibiganiro byinshi bamubwire ko ntashoboka, kugira ngo anyegere cyane, anyigishe gushoboka, nimara gushoboka nanjye nshobora ibyo ntegeka gushobora, twubaka ubwami bw'Imana. Ubwo sinshubije abantu. Ni inshuti rero y'abababaye, ni inshuti y'abiswe amazina mabi, ni inshuti y'abiyanduje, kugira ngo abuhagire base neza. Ni umubyeyi, niho duhera tuvuga ngo ni umubyeyi. Ariko nanjye nshaka ko twaba inshuti bino myiza. Ni umubyeyi. Uwo mubyeyi rero umva reka nsubize buretse kumvugiramo. Uwo mubyeyi rero sha, reka mvuga akantu kamwe. Umuhungu wanjye yigeze kuvugana na mama we, umuhungu wanjye ahita akubitaho urugi cyane, kumwe umwana nyine w'umusore w'imyaka 14 n'itanu ahita akubita urugi, n'itandatu akubita urugi, nyine bigaragara ko arakaye. Hanyuma mpamagara uwo muhungu wanjye ndabona nigaruka hano mu gishara agaruka. Agarutse ndabona nti shara hari unsobanure, nipfukama hari. Mama aramubwira ngo niyigendere umusaza amenya nyina. Wakumvise? Ati umusazi buri atinya nyina, mureke yigendere. Buriya rero abavuga ko ntashoboka, sha kuri uriya ndashoboka, no ku bandi nzashoboka, kandi ikindi Yongwe ntashoboka. Ntawe ufite ifoto ya Yongwe
ari kunywa urwagwa ari kunywa inzoga nawe ifite asambana nawe ifite aho Uganda ngo niko byari bimeze. byari bimeze gute? Rutangiye ngo kubararika da n'inzoga ngo mwararika baki? Ndabararitse abadayimoni, ndabararitse abadayimoni ndabirukanye, ndabararitse abapagani ndababwirije ndababatije, ibindi bararika bitari ibyo rero nta nka y'ubururu ibaho, none se ubu nta n'inka y'umweru ibaho. nk'umuntu wamenyereye kurebera itorero uri visionnaire waryo, none ugiye hari akuba pasiteri ho sinzi niba muhembwa sinamenye ibyaho, ubwo uzemera ugitegereza nk'umuntu wamenyereye kwikoreramo abaturage bagutura abakirisitu bagutura bagira bate, uzayitegereza umushahara kuba gushoboka kwawe niko uzagaragara ko kudashoboka. Abaturage batura Imana, ntabwo abaturage batura Imana sibaheje. Abaturage batura amaturo Imana, ntabwo batura yongwe ntibatura abashumba, ntibatura abashumba, abakristo batura abashumba nta mana batura. hanyuma rero Yego Yongwe ni umuntu ukeneye kubaho muri leadership, sibyo? muri leadership Yongwe ni umufatanyabikorwa akaba n'umugenerwabikorwa, sibyo? ntabwo nagiye hariya kubw'amafaranga, oya, ntabwo nagiye kubw'amafaranga, kuko ndi umugabo ufite confidence ushobora kwataka, ndi umwataka mwiza niko nababwiye, nta munsi n'umwe nzabaho nta kwigurira fanta icyo nshaka, oya, nzi gukora, ahubwo nahagiye kugira ngo soze umugambi w'Imana. kandi buriya jewe Apostle Imana yamumpishuriye kera, ahubwo jewe sinabimenya, mba wa mwana w'ikirara nyine ushaka kwigenga. umunsi Imana imbwira ko ari wazanyimika muri Serena Hotel, ese yarakwimukuye yakwimitse, hanyuma umunsi Imana imbwira ko nzaba munsi y'ikiganza cye, ndi munsi y'ikiganza rero cyanyimitse, ndi munsi y'ikiganza cy'intuma, ndi munsi y'ikiganza ncishijwe bugufi, ndi munsi y'ikiganza ntasonzeramo. banza wumve iki, ndi munsi y'ikiganza ntasonzeramo, ndi munsi y'ikiganza cyamperekeza mu butayu, ndi munsi y'ikiganza nasengeramo abanyabyaha bakihana. icyo kiganza kirahagije. ko yakwimitse ku bapotere kugira ngo ube pasiteri ureke ubwa potere, yarakwimukuye nabwo byagenze bite? ntabwo ibyo tubitindaho, wavuga ko uko wabyita kose nuko abandi babyita. hari abakoresha izo mvugo bagakoresha ayo magambo kubera ishyari, sibyo? umuntu akajya ati papa yongwe, ahubwo ni iki? nuko aho nicaye ku ntebe nziza, nuko nicaye ku kiganza cyiza, nuko na wa wundi wambonaga muri bya bindi atongera kumbonamo. hari abagabo babiri ntavuze, sibyo? bariyizi. ubu uyu munsi iyo nakoraga ikiganiro bajyaga muri RIB, abandi nabo babati bakarabaye, buriya nicaye nkasubiza ibiganiro bavuze, amakote bajya kuyabika, bibuke yuko muri Yongwe habitsemo ibintu byinshi byo kuvuga, kandi bajya bibuka kwabo bose batandusha umunwa, ahubwo umunwa wanjye warejejwe. Yego, umunwa usigaye urejejwe, uri kuvuga Imana, uri guhamya, uri kurarika abantu muri Noble Family Church, uri kubwira abantu ibyiza bya Women Foundation, uri kubwira abantu ko mfite umubyeyi, ko ntakiri jyenyine. iyo ufite umubyeyi hari amakosa udakora. bari gutubwira ngo uzagira amacaci ngo ku isi yose, none se urumva nayafite? oya, nayafite. Pasiteri uje mfite icace mu mujyi wa Kigali, dufite icace Kagugu, dufite urusengero rw'isi Kagugu, mfite urusengero rw'isi Kagugu. ubu ya katedrali nababwiraga nzubaka tugiye kuyubaka, ubu ya matorero azagera ku isi mu bihugu bitandukanye, wumvise? turi kubiko, ariko ibyo byose biri gukorerwa hehe? munsi y'ikiganza cy'umushumba unyobora, ambwira ati gera gutya utazongera gukora amakosa menshi. intumwa rero ntabwo yiha icyubahiro, ahubwo iha icyubahiro wayimutumye.
iyo nkoze neza akambwira ati Pastor Yongwe wakoze neza, ndishimye. Nawe yakoze neza mu ijuru bakamubwira bati Apostle wakoze neza, mu ijuru barishimye, muha raporo nawe akayitanga mu ijuru. Mwese urumva za nsengero tutazi ubu ushobora guhangara kubago ngo Yongwe ntagira urusengero. Uwo ni umushizi w'isoni. Mwese ugira urusengero nyine inde mva nawe iyo mvugo zawe nk'izo muzami. Isi yarafashwe, ubwami bwaragutswe, abandi muracyari mu magambo. Isi yarafashwe, ubwami bwaragutse. Mukanya na materaniro saa 11, ejo kuwa gatatu na materaniro. Kiro ntabwo nkiri mu mubare wa pastor insengero zafunzwe. Oya, ibyo byararangiye. Byararangiye. Ahubwo urusengero rwacu rurafunguwe, nibaze basenge. Urusengero rwanjye rurafunguye ikagu kuri Noble Family Church. Dufite ministeri, turasenga kuri Ministeri Women Foundation Kimihuru. N'abandi bashumba nibazi bambaze batahubwo mu bigenza gute kugira ngo tuwakire mu itorero. Mbayobore twubaka ubwami bw'Imana. Uko niko gukomera rero Imana yambwiraga. Gukomera Imana yambwiraga ni uguhagararana na poso tukagera kure. Kwagura ubwami bw'Imana ni Imana yambwiraga. Kwa kubyara nababwiraga ngo ndatwite, ubu niho ngiye gutwita nshinga amatorero ku isi. Azayaho umugisha. Ambwira ubu ntabwo nkiryama ngo mbyuke mu gitondo ngiye gufungura itorero, ntabwo nabyubahuka. Hubwo Imana ibibwira visionnaire, yamara kubwira visionnaire akaduhamagara akavuga ati Yongwe mbona washobora ibugande, we ndabona washobora, nawe ndabona washobora, akavuga ati mu Budage reka mbe nigiriyeyo. Ubwo surumva ntari muri viziyo. Nayo kuvuga ngo nikoreramo. Yego. Iyo Imana itanze umugisha, iyo amavuta yasuswe ku mutwe wa Aroni aramanuka akagera ku misozo y'imyenda. Kandi uba amaturo mu Rwanda yahawe umurongo. Amaturo mu Rwanda yahawe umurongo. Iyi mvugo ngo abashumba bikoreramo ngo bagira gute ntabwo ikibaho. Ibintu biri organisation muri RDGB no mu rwego rw'igihugu rushinzwe imitungo byose biri organisation. Iriya torero rero nta wikoreramo, ahubwo bifite umurongo bigenderamo. Muri Noble Family nta wikoreramo, Family Church ibintu byose bifite umurongo bigenderaho byahawe. Cyane cyane kuzi ko umushumba wacu muri administration ni ibintu yize afite. Hararera inzego zirakora. Hakora inzego. Ntabwo hakora umuntu, hayobora inzego, hagakora inzego. Muri Noble Family Church ntabwo hakora umuntu. Ntabwo hakora umuntu. Ufite amafaranga hano kubera utashaka kurya ngahita nta. Biravuga ngo Imana yabo ninda nyine. Imana yabo ninda. Bakugaburire nta kibazo. Nta kibazo. Kamera bani mu mugeragereza. Reka dusoze rero. Reka dusoze. Dusoze dushimira abantu. Turarika abantu tubabwira ko kuri Noble Family nejo saa 3 kugeza saa 10 tuba dufite amateraniro. Hariya ikagugu. Winjiramo hariya mu gasantere ka. Watangiye kugira ibyo ukora se cyangwa n'abawicaye nk'umukristo bisanzwe. Hanyuma Women Foundation naho amateraniro ku wa 2 no ku wa 5 andi matangazo menshi ibikorwa bitandukanye muhageze bara. Watangiye kugira ibyo ukora cyangwa uracyari umukristo? Nde? Wowe. Oya. Umurima w'Imana urese ni igihe cyo kusarura. Umurima w'Imana urese ni igihe cyo kusarura. Nawe nuzuza butangiye akazi uwo munsi. Nta ntebe yo kwicaraho ngureke ibyo wakoraga, aho byuje baragutuza ugatangira gukorera Imana. Nzayanza nkora akazi k'Imana filime y'abantu amateranyo yashyira online. Byose bigira ababishinzwe. Ngo ntacyo nabona nkora mwaho. Oya nawe uzakora imbaraga n'imbaraga zaziyongereye mu zindi. Urakoze Baraka. Apostle murakoze, Pastor murakoze cyane. Yabincitse. Murakoze.